ufitiye icyizere Rwanda, ufite ejo hazaza heza. Intebe y'imiyoborere, ukataza utera imbere. Ikiganiro cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Mwiriwe neza bakunzi b'ikiganiro intebe y'imiyoborere cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Nkuko mumaze kubimenyera, buri wa kane saa 12:30 z'umugoroba tuganira kuri gahunda, ibikorwa ndetse na politike zitandukanye za leta. Tukanaha urubuga abafatanyabikorwa bacu bakuru aribo baturage. Ngiye ugiye kubagezaho icyuyu munsi nitwa Kamanzi Venuste. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, reka mbanze nibutse abadukurikiye batarishyura umusanzu wa mituweli kwihutira kubikora, batarindiriye ko bamwe mu bagize umuryango wabo barwara. Reka tugaruke mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kigiye kwibanda ku isuku, ariko tukaba turi buganire n'abaturage gusa. Nkuko mumaze iminsi mubyumva, guverinoma y'u Rwanda yatangije ubukangurambaga ku isuku mu gihugu hose. Hirya no hino mu gihugu hatangijwe gahunda zitandukanye ziyongera ku bikorwa by'umuganda. Aha twavuga nk'igitondo cy'isuku ndetse n'isaha y'isuku bimaze kumenyerwa hirya no hino. Intego ni ukugira ngo buri munyarwanda wese agire isuku ku mubiri, ku myambaro, isuku y'ibiribwa, isuku iwacu mu ngo, isuku aho dutuye hamwe dukunda kwita muri quartier, ndetse isuku inagaragare ku mihanda n'ahandi hahurira abantu benshi. Uyu munsi ikiganiro cyacu twagikoreye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Uyu ni umwe mu mirenge y'umujyi wa Kigali irimo guturwa cyane, ariko ikinagaragaramo ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi byinshi. Turaganira n'abaturage twumva uko babona isuku iwabo n'icyakorwa kugira ngo isuku irusheho kuba umuco. Reka dutangire tubabaza uko babona isuku iwabo ndetse n'impamvu hari hakigaragara umwanda. Yewe nitwa Sindikubwabo Theodore, nkabanuye mu murenge wa Ndera mu kagari ka Kibenga mu mudodo wa Rugazi. Isuku ntabwo ari ijana ku ijana uko ngiye mbibona. Ikintu kibura cyane nyabazanira ku muhanda wa kaburimbo urabura, usanga ngo mu mpeshyi usanga ari ivumbi, abantu basora ikintu rikajyaho ivumbi, umuhanda nyabagendwa usanga urebye atari byiza cyane kuko ibintu byose rya vumbi rigomye byanduza, ntabwo isuku aba ari nziza. Ariko iyo ari mu mpeshyi n'ingo zituye ku muhanda ze nawe ushaka kugira isuku ntabwo byakunda. Ahangaha biterwa n'abasinzi benda bajugunye ibicupa cyane, kuko inanga dufite abasinzi benshi banywa inzoga bita dondo ubwonko bajugunye babonye no. Nta bikorwa gahunda zo gukora amasuku zaba, nta kampani y'amasuku, nta miganda mukora bimeze. Imiganda turayikora, ariko kampani zikora amasuku ishaka kuzashije ibyumweru 2 imyanda bararunze. Naniyo ushaka gusanga irunze na ku muhanda. Mujya mukora imiganda y'isuku? Imiganda y'isuku nayo. Mujya mukora. Niyo mpamvu no marigori biri. Niyo nawe ubona nyine isoko mu biro. Cyangwa abantu benshi ubona basa nabi kuko babere mu kazi biterwa n'akazi bakora kariko. Nitwa Mujawa Maria, muye ku kagari ka Mukuye. Isuku yo muri Ndera mereye ku murenge waho wa Ndera, kuko nkunda kuhagenda. Isuku yaho mbona ntacyo bitwaye. Isuku uko bucye uko bwije niko isuku igenda yiyongera. Mbona n'ukuri bari kwita ku isuku natwe ubwacu, kubera kuganza kutwigisha isuku. Turi kugenda natwe twiyitaho umunsi ku wundi, mbese biri kugenda umwanda uri kugenda ugabanuka kubera guhaguruka. Abayobozi bari guhagurukira isuku, natwe abaturage mu ngo zacu tukagenda dukora amasuku. Isuku iri kugenda yiyongera muri Ndera nta kibazo rwose. Nitwa Bizimana Robert, nkaba ntuye muri uyu murenge wa Ndera. Ubukangurambaga bw'isuku guverinoma urimo, njya kenshi mba nikurira ibintu bya tekinike, ariko muri iyi minsi mba mbona abayobozi bakangurira abaturage gukora amasuku, ugasanga bari gukubura imyanda akivana mu mihanda bajyana mu marigore, ibintu nk'ibyo. Ikibazo ni ikibazo cy'imyumvire. Hari abantu bumva ko isuku mbese nyine ari inshingano zabo. Hari n'abandi no gukora isuku ubusanga ari uguhatiriza, ariko uko abayobozi bacu bagenda batwigisha ubona yuko abantu bagenda babyitabira. Ndakeka ko nabo ngabo batari bakora amasuku bazagera bakamenya akamaro k'isuku, noneho bakabikora n'ubuyobozi butabanje bwabashyira ku gahato. Yego, hari imihanda twabonye n'amarigori duhereye na hano duhagaze ku ruhande, harimo ibicupa, harimo imyanda, hariya bimanukira huzuyemo imyanda wagira ni ikimoteri. Yego, kubera iki?
ni cya kibazo cy'imyumvire kwa kundi umuntu avuga ati niba mudugudu utamagaza hejuru sinabikora ariko nyine uko abayobozi bagenda badukangura amasuku hari bamwe na bamwe bagenda biyungura imyumvire bakabikora abandi ugasanga nyine baracyanangiye ariko igihe kizagera babona yuko isuku ari ngombwa noneho babikore nta muntu ubahagaze hejuru. Barakoze cyane aba baturage twaganiriye nk'uko dukunze kubyumva usanga kenshi ahagaragara isuku nke abantu batabura urwitwazo ariko reka twumve Mujawamariya uyu ni umuturage wa mikoro make ariko akora uko ashoboye ngo iwe ntihagere umwanda. Ubundi njyewe pe ndi umukene ndi n'umukene wo gufashwa ariko njya mbwira na bene data iyo tuvuye mu biraka nimba ugize umugisha ugakorera nka 2 cyangwa icyo cya 5 urigoma ukagura n'agasabune k'ijana ariko wakenda ukagafura niyo shukurara ukayifura waba ugiye gusaba na serivisi muri Ndera uganyura ku muyobozi akabona woze urafuze kabe kamwe ariko ugafure kuko isuku niyo ngenzi kuko kurata umwanda ntago ariko kukumva njyewe niyo muye n'umuntu wenda dukubitanye no ku murenge wa Ndera asa nabi nitamubwira atariko ubundi ubwo kuza usa nabi ko atariko kukumvira ikibazo kugera imbere ya gitifu akakubwira ati cyane ko twifitiye gitifu w'umurenge wacu wumva abaturage akumva batishoboye nkatwe akakubwira ati ukamubwira ukamwinjirana ufite usa nabi utoze wajya ugerageza basi ugafura ukoga ubundi ukagira imbere y'umuyobozi ko nimba ufite inzara n'ubundi ko aba bikubonamo ko ufite inzara ntabwo kukubonamo inzara ari ukugaragaza ko utoze uzajye woga nurangiza ujye kumureba icyo gihe uzaba wihaye agaciro nawe aguhaye agaciro udasohotse yipfutse amazuru kubera ko ufite umwanda. Ngira ngo mwabyumvise arakoze cyane Mujawamariya. Mbere yuko tugera ku musozi w'ikiganiro cy'uyu munsi reka tubanze twumve aba baturage twaganiriye nanone batubwira uko bumva isuku n'ingaruka zo kutayigira baranakomoza ku cyo bumva cyakorwa kugira ngo isuku irusheho kuba umuco. Urugo rufite isuku rero njyewe kuri njyewe mera aho ndara nkora isuku ku myambaro ku bikoresho mu byo kurya yego nyine sinavuga ngo ugeze iwanjye abana wasanga imyenda bambaye irererana bashobora kuba basa nabi ariko ukabona ko saa sita boze ariko umuntu akagerageza uragerageza ntabwo nishoboye ngo mvuge ngo isuku ni 100% ariko nimba ubundi umukene ufite n'isuku niyo arangije nimba afite n'amabasa afuriramo niyo urangije gufura njyewe mibereye ubwanjye yamabasa ndayafata nka yoze nasanga abana batayogeje nitaye ku bibazo ufite ndagerageza nkashyiraho ngaho. Hari ingaruka zo kutagira isuku zirahari cyane tubwire nk'eshatu cyangwa ebyiri. Ingaruka zo kutagira isuku uri umubyeyi abana barwara inzoka. Izindi ngaruka njyewe bwanjye nakiheraho kuko njyewe niyo ndaye mu kintu kidafuze simumeka neza ntago mumeka neza kubera ko nkunda kurwara amasinezite. Kugira ngo imihanda ise neza abaturage tuvuge wenda nk'umuturage niba ari kurya nk'igisheke agomba kuba afite nk'akantu apakingamo ibisheke yo kurya akirinda kujugunya imyanda ahabonye hose. Ikindi akirinda gukora ikindi kintu cyose gishobora guteza umwanda muri karitsiye kuryo nyine umuntu wese nk'umushyitsi cyangwa se umunyamahanga yahanyura akavuga ati ngo ko u Rwanda rwacu ruratekanye nta bintu by'umwanda biri mu mihanda. Abayobozi byo icyo bagomba gukora bagomba gukangura abaturage buri gihe bagahora babutsa yuko isuku ari ngombwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Dusoza Yego. Iyo bavuze isuku bumva iki? Isuku ni ugutunganya ibintu bishobora guteza umwanda muke muri karitsiye cyangwa se mu rugo iwawe cyangwa se ku mubiri wawe nyine hagatungana hakambera neza nyine ku buryo umuntu akubonaho ko ukeye cyangwa se yanyura ku muhanda akabonaho ko ukeye. Isuku njye n'ubwo buryo nabisobanuramo. Tubwire ingaruka nk'eshatu zo umuntu udafite isuku yaba ku mubiri niwe mu rugo zishobora kumugeraho. Ingaruka zo zirahari ashobora kubangamira abantu bari kugendana. Tuvuge nimba ngiye nk'ungu nta karabyo ugasanga ndimo guhumura mfite impumuro mbi cyangwa se ugasanga arimo kurwara amavunja cyangwa se nyine ugasanga mbese ubangamiye abantu muri rusange no ku muri ugasanga biri gutera indwara zimwe na zimwe nka za sikarisi za amibe usanga abantu benshi amibe yarabazengereje kubera iki ikibazo cy'umwanda.
inama nabagira rero ni uko ubundi abayobozi bo nta kosa ngenda bashinja ubwo ikibazo kiri mu baturage imyumvire y'abaturage ni uko nyine mukwiye gukangurira abaturage bakagira isuku byana ngombwa hari mukabahana hari wenda bazagira bahindura imyumvire yanjye numva ubwo tumwe natanga kuko abaturage n'ubusanga nyine bafite ikibazo cy'imyumvire ugasanga umwanda ukomeje kuba ikibazo muri kino gihugu cyacu. Nk'umuntu akugeze umuyobozi aho utuye wari ukomeje ku kintu cy'ibihano. Yego, umuntu udafite isuku wamuhanisha. Okay, umuntu udafite isuku ni ukumuhanisha akantu koroheje akenshi wenda usanga umuntu adafite isuku ukamuca wenda nk'igihumbi ejo wagaruka ukamuca 2 ejo wagaruka ukamuca 3 itegeye isuku azamenya ko ari ikintu cyeko nugira mu kuvuga gutyo gusa nibyo nyine usanga nyine umuturage yumva ko ari bisanzwe ugasanga bashyizemo imbaraga numva ako kantu nyine ko kugira nyine umuntu abakosora abakwita akanyafu bakumva ko isuku ari ikintu cyabo. Bakunzi b'ikiganiro intebe y'imiyoborere cya Minaroke tugeze ku musozo w'icyuyu munsi. Kuba tutatangiranye ikiganiro mushobora kongera kugikurikira ku rukuta rwa YouTube rwa Minaroke. Ukeneye kuduha ibitekerezo kuri iki kiganiro ndetse no ku zindi gahunda n'ibikorwa bya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, email yacu ni info@minaroke.gov.rw. Ushobora no kuduhamagara ku murongo wa telefone utishyurwa 53 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Je wakibagezagaho nitwa Kamanzi Venuste. Naho kuwa kanutaha.